bwiye ko mu by'ukuri iwacu ninjye nyine navuyemo mba mugufiya kubera ubumuga navukanye baramukazi banjye babwira mama ngo ntago nzabyara bumvise ko ngo nagiye ngo ngiye Kigali naga kwa mukuru wanjye baramukazi banjye babwira mama ngo ubwo ngiye Kigali ngo bazi rero ngo umuntu ugiye Kigali wese ngo bamutenda ngakabyara baramukazi banjye babwira mama rero ati rero Alphonsine ubwo agiye Kigali bakamutera inda azahita apfa ati nta muntu mugufi ujya ubyara nagiye kwa muganga ndabimubwira ndabwira ngo nampima rebe ikibazo naba mfite muganga mpimye asanga ndatwite asanze ntwite mitambwa nese mugabo ntabwo nzapfa genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire nongeye kugusuhuza no kugushimira aho uri hose komeza kugubwa neza ubasha gukurikira ibiganiro bya Urugendo Online TV ni hano wahageze niho ugiye kujya ukurikira ibiganiro bya Samu Gakire wabonaga mbere hari abantu bari kuvuga ngo barambuze ubwo no kuvuga ngo Urugendo TV byararangiye nyine twimukiye hano nimukiye hano nka Samu Gakire n'ibiganiro byanjye nimba ukunda ibiganiro naguhaga nimba warakunze gukorana nanjye urugendo ngwino hano n'ubundi kandi umenyeshe inshuti n'abavandimwe umenyeshe abantu bose babwire ko ari hano mu rugo turakomeje rero ndashimira Jerry komeje kutubira ku buhanga bw'amajwi n'amashusho tugakomeza urugendo tumeze neza cyane nyina Mbogo muramuzi ntabwo ndi buvuge byinshi cyane ni icyamamare yubatse izina nyina Mbogo meze ute ndaho meze neza rwose namwe murambona ndabona ufite freshe ariko freshe ndazihorana urazihorana inde gushyiramo agatentire nyine nagiye muri saloba naringeze gukorera nyoya nanjye nabyikoreye ariko ninde wakubwiye guhitamo ako gakwafe ukashyiramo agatentire gutyo ninjye wakihitiyemo nyina Mbogo andi mazina ye ya nyayo yiswe n'ababyeyi ninde yavutse ryari ubundi amazina yanjye ya nyayo nitwa Mukanyandwi Alphonsine nge ndi umwana wa karindwi wacu Mukanyandwi umwana wa karindwi umwana bangahe batubye turi abana 9 hariho bangaho ubu hariho batanu Mukanyandwi cyangwa se reka nkoresha izina rizwi cyane nyina Mbogo dutangira kugira ngo abantu bavyumve neza ati wavutse muri 79 muri 1979 murabyumva rero nyina Mbogo igihe yavukiye ari abantu wenda bakubonaga gutyo bakavuga ati menya akiri muto menya yaravutse nko mu 2000 na kangahe wamwumvishe nyina Mbogo tujye kuganira noneho nyina Mbogo mu bantu muvukana nta wundi muntu wavukanye wenda ubumuga ufite ubumuga mu by'ukuri mu bantu tuvukana nta wundi muntu mugufi ya muri abo bana bose twavukanye nabo kuko njye n'ubumuga navukanye nanjye ntabwo ari kuba ndi mugufi njye n'ubumuga navukanye niyo mpamvu nabaye mugufi kuko mu rugo banjyanye kumvuza igatagara niho navuriwe banjyanye imyaka yanjye yarabaye myinshi ahari ngira ngo amagufi yarakomeye ariko n'ubu nta kibazo baragerageje kuko batanjyana kumvuza ngenda nikura hasi kuko nagendeye no mu kagare wabaye HVP Gatagara kwa cya kigo cyashinzwe na Padre Frepo nabaye Gatagara ya Nyanza iriya nkuru ni naho nabaye narerewe ndi umwana muto amaze imyaka ingahe namaze igihe kinini kuko banjyanye mfite imyaka 8 niho nize na primaire ubwo ngubwo rero nagendeye mu kagare ku buryo nyuma yaho bamaze kungorora bagiye kunsezerera gutaha mu rugo bamaye za pareze bambara ku maguru bamana bekeza zindi bagenderamo ku maboko nabigendeyemo kuko nabiretse rero buriya ni Imana nyine yatumye mbireka buriya Imana wenda yatumye mba namugufiya yagira ngo mbe n'umustar wenda mba ndi muremure se kwandi umustar ntago bashaka kuba bari gukinisha wenda muri filime bagukinishije Mario yakuzamuriye izina unko rero urakize ubuzima bwawe ukiri muto ukiri kwivuza gutyo nihe bwari bugoranye niki byakugoye cyane ibintu byangoye cyane nkiri muto ntabwo urabona ntabwo nabashaga kugenda nababwiye ko iyo batanjyana kumvuza ntabwo
ubu nari kuba ngera ntikurura hasi ntabwo nari kuba mpagaze. Namba winjiye muri Kigali ryaruje uje Kigali njyewe ninjiye muri Kigali kera ninjiye muri Kigali mu 1995 ni kera yerega akazi wibuka wakoze ukigera muri Kigali akazi oya nta kazi nakoze njyewe nabaga kwa mukuru wanjye wabaga inaha i Kigali. Ni ukuvuga ngo ni naho Kanyombya yagusanze? Kanyombya yansanze aho ngaho kwa mukuru wanjye yari afite akabari yacuruzaga akabari niho nabaga. Wacuruzaga inzoga se? Ni mukuru wanjye wazicuruzaga. Wowe wakoraga iki? Wabaga guhari gusa? Nabaga mpari nakira n'abantu ariko ubwo nari ndi umwana ariko nafashaga na mukuru wanjye nyine. Ngira rero hari ukuntu n'ubu ngubu wenda abana yo bakubonye bakuzuraho cyangwa se bakajya bavuga ati nyina mbogo bakabona ungana nkabo. Kera nyiri umwana abana bazaga bakanyireshyeshyaho wenda nk'umwana akaza avuga ngo papa nguzi ko nyina wambago muruta kunduta rero ubwo ni ukumusumba ni ukunsumba. Ubwo nk'abana baza kunyireshyeshyaho kera nyiri umwana akunda kugendana agakona nk'umwana nabona nk'abana nkabwa numva rero umwana uza kunyireshyeshyaho ndamukubita ariko ubwo ngubwo kwa ko burya ko nakuze byamvuyemo mbambara nk'ibindi bisanzwe. Umuntu nyine ubusanga avuga ati hari ukuntu nyine ibintu bimubangamira rimwe na rimwe akababara akakino bakavuga ati ariko Simana kubera iki njyewe navutse meze gutya. Bijya bikubaho cyangwa byigize kukubaho? Oya ntabwo ugize kumbaho nje gusa nabonye ko ariko bigomba kubaho buri muntu Imana ibifite ukuntu yamuremye. Nanjye rero nanjye nabonye ko ariko Imana yandemye ndabyakira nyine nanumva nta kibazo mbifitemo. Noneho amahirwe ngira kera nyiri umwana nari kuko n'ababyeyi banjye baramukazi banjye babwiraga mama wanjye umbyara ngo ntago nzabyara ngo ndi mugufiya ngo nta muntu mugufi ujya ubyara kwa kiwaca nanjye mugufi yanjye nyine wari uriyo n'ababyeyi banjye bari baziko nta muntu mugufi ujya ubyara. Ariko nyine nkajya nibaza subu nzagira imyaka myinshi sindanabyara n'akana nkumva mbese nanjye mbifitemo ikibazo ariko kubera Imana abana babiri. Wigeze mbere yo guhura na Kanyombya wumva ko uzakina filime? Ni ibintu byanjemo ntabwo nari nzakina filime kuko Kanyombya yanjyanye ahantu twagiye gukinira umuntu filime babona njyewe babona ndanabishobora ni ibintu hari bindimo nta soni mfite ntaki. Ubwo rero biba ngombwa ko Kanyombya agenda kubibwira bosi we arabimubwira bosi wahita njyana nyina gutyo filime nuko byagenda. Noneho kandi nyinkinye na mbere n'abakanyombye tujya gukinira ahantu badutumyeho ko badushaka abantu baratwishimira rwose nuko ubona ari iki cyatumye Kanyombya gutekereza ko mushobora gukinana nuko ureshya? Oya ntago ari ukuvuga ngo nuko ndeshya ni y'Imana nyine. Sinabwiye ko Kanyombya twari duturanye no mu rugo. Yaraturanye naho kwa mukuru wawe? Nari ntuye Igikondo kandi Kanyombya nawe yaratuye Igikondo kandi Kanyombya yajyaga akunda kuza mu rugo kunywerayo kwa mukuru wanjye kandi niho nabaga. Ubwo niho yansanze rero. Muraganira? Niyo kwibwiriye ko agushaka kukujyana muri filime cyangwa urabimusabye? Oya ntabwo nabimusabye Kanyombya niwe wanjyanye. Yarambwiye ngo arashaka kunjyana muri filime. Yanjyana abona nyine ndabishoboye. Ariko buriya nawe ndamushimira niwe wanjyanyemo. Izina nyina wa Mbogo urifata ute? Izina nyina wa Mbogo ndifata mbese kubera ko niryo boss yanyise ntago ari ababyeyi banjye banyise ariko mba numva nta kintu bimbwiye kuko n'abantu bose aho kugira ngo banyita amazina yanjye ababyeyi banyise banyita nyina wa Mbogo. Ubwo rero ubwo nanjye byanjemo mba numva nta kintu bimbwiye. Rimwe na rimwe nk'ubu izina ryawe ni izina rikomeye cyane muri sinema nyarwanda, ni izina rizwi n'abanyarwanda benshi.
ubona kugira izina rikomeye nk'iryo ufite bijyanye n'ubushobozi ufite cyangwa se n'uburyo bw'amafaranga? reka ahubwo kuba nitwa nyina wa Mbogo ubu nakagombye kuba mfite n'amafaranga, ahubwo iryo zina nyina wa Mbogo mfite pe ubu nta mafaranga mfite rwose. Nyina mbona iki kintu cyakobaje mu buzima bwawe urababara cyane? Ikintu cyambaje mu buzima bwanjye nkababara, nakubwiye ko mu by'ukuri iwacu ninjye nyine navuyemo mba mugufiya kubera ubumuga navukanye. Baramukazi banjye babwira mama ngo ntago nzabyara, bumvise ko ngo nagiye ngo ngiye Kigali naga kwa mukuru wanjye. Baramukazi banjye babwira mama ngo ubwo ngiye Kigali ngo bazi rero ngo umuntu ugiye Kigali wese ngo bamutenda ngakabyara. Baramukazi banjye babwira mama rero ati rero Alphonsine ubwo agiye Kigali bakamutera inda azahita apfa, ati nta muntu mugufi ujya ubyara. Mama wanjye umbyara rero nawe akajya bihangayikira akavuga ngo n'ubundi ababyeyi banjye baraziko nzapfa n'inzabyara nzapfa. Urumva ko ngiye mugufi yanjye nyine mu rugo kubera urabona ubumuga nyine nagize. Ubwo rero ikintu wenda cyambabaje ni iki ngiki, ni uko wenda nk'ababyeyi banjye wenda bapfuye batazi n'abana banjye. Bitabye Imana ryari? Mama wanjye yapfuye mu 2003. Ubwo rero nta nubwo yari azi ko nanabyaye, nta nubwo yari azi ko nabaye n'umusitari. Ibintu byose bamubwiraga ko ukuntu navutse mfite ubumuga. Harya ubwo Kanyombya mwahuye ryari? Iriya filime mwayikinnye ryari Haranira Kubaho? 2007. Niho mwahuye na Kanyombya? Ariko na mbere hose twarahuraga, ariko njye niho yanjyanye muri iyo filime. Nyinambo icyo gihe Kanyombya hari filime n'undi yajyaga akina. Yari umusitari icyo gihe? N'undi yari umusitari Kanyombya, byari bisanzwe ko ari umusitari. Hari n'indi filime yakinnye yitwa Amasogisi muri Sandari. Ubwo rero iyo ngiyo yindi rero niyo yanjyanyemo. Iyo niyo yakujyanye. Mbese ubwo mbere y'uko uba umusitari wagiraga umukunzi? Reka Ashiri wagiraga? Kubera n'ukuntu mu rugo bavuga ngo nta muntu ngo mugufi ujya ubyara, ngo nago ngo abahungu nibantenda ngo nzapfa. Ubwo ngubwo ntanabitinyaga. Gutereta kandi cyane barankundaga pe, barankundaga rwose, ariko kubera wenda kwa ako kantu mu rugo bavugaga ngo nibantenda ngo nzapfa, nanjye nkagira ubwoba rero nkabigenderaho nkavuga ati reka singiye kuzipfira. Nanjye nabitinyaga. Urumva nzi ko nyine bishobora kuba. Kandi noneho n'ikindi cya kabiri ubwo baramutse banantenda nabigenza gute? Apo rero nuko rero umaze kuba umusitari wumva ko bishobora kuzaba? Ni ibintu mbese ni ibintu Imana ikora, nanjye sinzi ukuntu byagenze. Umuntu mwabyaranye mwamenyanye ryari? Twamenyanye 2000 na kangahera 2009 hari 2009. Ntabwo yabaga muri sinema we? Oya. Cyangwa ubwo wasanga yari umufana? Wasanga yaratangiye ari umufana? Oya, urimo urambaza byinshi. Urimo urambaza byinshi cyane. Gusa nakubwiye ko kugira ngo twinjire. Oya, impamvu ndi kukubaza gutyo ntago ari byinshi, kugira ngo twinjire ukuntu biza kugeraho ubyara umwana wa mbere. Kugira ngo twinjire ku mwana wa mbere tuze kureba n'uburyo wabyaye umwana wa kabiri, byose tubigereho. Ubwo ndi kugira ngo ni nabyo twinjiyemo sasa aho ngaho. Uwo muntu mubyarana umwana wa mbere agutera inda bwa mbere, mwarabanaga? Oya, ntabwo twabanaga. Wamenye ko utwite wabyakiriye ute? Namye ko ntwite ngiye kwa ko ukuntu mu rugo bavuga ngo nimbyara nzapfa, nanjye nahise mvuga ko mpfuye birangiye. Nagiye kwa muganga ndabimubwira, ndambwira ngo nampima rebe ikibazo naba mfite. Muganga mpimye asanga ndatwite, asanze ntwite mitambwa nese mugabo ntabwo nzapfa. Nkurikiza nyine ya gahunda nanjye bambwiye nyine mu rugo. Ati ntabwo ntabwo nzapfa muganga ati oya, ati nta kibazo uzagira, ati ntabwo uzapfa. Muganga ambwira gutyo, nanjye mpita nishyiramo ko nta kibazo mfite,
kandi nkazajya njya kwipimisha igihe nk'igihe n'abandi babyeyi bagiye kwipimishiriza nta n'ikibazo nahuye nacyo nkakomeza nkikorera akazi nk'uko nta n'ikibazo nta nubwo nigeze ndwaragurika pe njya Imana ikora nyine kandi nkatwita amezi 9 gusa bankurira sezeriyene nuko bayikora n'abandi bose umuganga aragira ati rero nyina wambogo tuzakubaga igihe cyo kujya kubyara kigeze nyine ati tuzakubaga ati ariko ntuzagira ubwoba ati kuko n'abantu barebare turababaga ati ntuzagira ubwoba ati ni abantu bose apumba numva rero nanjye nta kibazo mfite ntekereza ukuntu mu rugo bajyaga bavuga ngo nzahita mpfa bita bivamo bitamyikuramo numvaga nta n'ikibazo mfite ati numvaga nta kibazo mfite umwana wa mbere aravuka zari ubwo niwe Kariza Audrey wamubyaye ubana na se oya ntabwo twabanaga ariko yaramfashaga kuko narabimubwiye ikintu namushimiye nanjye ni iki ngiki ntiyitaye kuvuga ati ndi mugufiya ati ibintu byinshi cyane nta nubwo yagize anabihakana yarambwiye ati rwose nta kibazo ati wowe nzagukurikirana no kubyara nkukurikirane yarankurikiranye rwose ntabwo yagize anererana nicyo namushimiye nanjye kuko urabona nari nkiri umukobwa urabona hari abahungu batera inda umukobwa agahita amwitakana hakonye ikintu mushimira nuko ntabwo yagize anyitakana pe yaramfashije mu gutwita aramfasha njya no kwa muganga mubwiye ko bambwiye ko nwite yabyakiriye neza ntiyabyinubiye gusa yasengaga ati Imana izagufashe ubyare neza nta kindi umwana wawe asa na papa we abana banjye bose basa na papa wabo ariko kere kuri aya mutoya we nako kantu kajemo yankurikije ubumuga bwo ku maguru mukuru tumuvuyeho ubwo turaza ku muto tunarebe n'uburyo ameze niyo mpamvu tukwakire kugira ngo abantu umuntu wese uri kure iki kiganiro akorere umugisha gufashe uzajye kuvuza umwana wawe umwana wa mbere ubura mubyaye mama wawe ntabwo arakibaho kandi nkubwira ko kwise nabyaye ababyeyi banjye batahari batakiriho ba bantu se bajyaga bavuga ya magambo ko nutwita uzapfa abantu bajyaga bavuga ya magambo ubwo ni ukuvuga ngo mama mukuru wanjye kwa Kariwe w'imfura wacu kwa mana papa batubye turi abakobwa babiri abandi bari abahungu ubwo mukuru wanjye kuko nagize ubwo bwo kubimubwira ko bavuga ngo nzapfa mukuru wanjye ubwo mbimubwiye aravuga ati nta kundi nyine tubwo nyine ati nujya kubyara nyine ati tuzagushyingura nta kundi kuko kwa ari ngiye mugufi uri mu rugo bose bari barebare bari bazi ko nimbyara nzapfa ubwo rero mbibwiye mukuru wanjye abikojeje basaza banjye ati nta kundi nyine ati none se ko yagiye i Kigali nyine ati nta kundi nyine tubwo nyine napfa tuzamushyingura ubwo mukuru wanjye abaganga ngiye kubyara abaganga kuko ni nawe wari undiho nyine ngiye kubyara abaganga bamubwiye ngo nazane imyenda yo kwambika umwana mukuru wanjye ati birarangiye muganga aramubwira ati we ati yabyaye rwose ati nta kibazo ubwo mukuru wanjye nyine arabyishimira atubwira na basaza banjye barabyishimira bose barabyishimira kuko bari bazi ko nzapfa nta muntu mugufi ubyara ngiye mugufi yari uri mu rugo ngenye ariko rero hagati aho ngaho niyo mpamvu ngaho ko Imana ikora ibintu byose urumva no gutwita kwanjye nta kibazo nabaga mfite nagendaga nk'uko bisanzwe nta nubwo nigeze ndwaragurika ni ukuvuga ngo kandi n'umwana wa kabiri niko byagenze umwana wa kabiri abana banjye bavukanaga ibiro 2,800 n'uwa kabiri yavukanye 2,800 umwana wa mbere uramubyaye papa we kugira ngo ubyara umwana wa kabiri wari wabiteguye cyangwa byaje ngo ba doya ntabwo byizanye nyine bwo ngubwo ni nyine nabiganire n'uwo twabyaranye tubyara undi mwana uzajya uganiriza mukuru bakazajya baganira ariko nta wundi umva nta wundi ni babiri bonyine kandi se kuki utaza n'undi bakajya baganira ari batatu oya ababiri abo ngabo nibo nzashobora kurera reka tuvuge ku mwana mukuru yiga mu kangahe afite imyaka ingahe umwana mukuru
mu kwa 12 kuri 20 abagize imyaka 10. azaba afite imyaka 10. We nta kibazo na kimwe afite, wavuze ko ari na karaka na aransumba kure turi kumwe ntago wamenya ko ari uwanjye. Nta kibazo yigeze agira. N'abana bawe? Ingimba n'abana banjye uko ari 2. Yego. Undi we yatangiye guhinduka ubona ko avukanye ubumuga nk'ubwo nawe wavutse ryari? Undi we twamenye ko afite ubumuga afite nk'umwaka n'igice, ko namujyanye kwa muganga. Mujyanye kwa muganga hari igikondo, urumva barambwira bati rero nyina wambogo uno mwana bumusubize yafite umwaka n'igice, musubize mu rugo uzamugarure afite imyaka 3. Ati nibwo tuzamenya ko ari imitego cyangwa atari imitego, kuko ntabwo byagaragaraga neza. Ubwo ngubwo rero ko baranambwira batari ko rero uzamujyane Gatagara nkuru nyine. Gatagara nkuru ya Nyanzira nagiyeho nyine yo mu majyepfo. Ati kuko bakoresha mituwele, hano nta mituwele ihakorerwa. Nuko bambwira niyo mpamvu namaze umwaka wose ndiriya naragiye kumuvuzi Gatagara, kubera ko namujyanagayo bakambwira muganga yamucishe muri radiography inshuro 2 bakajya banyandikira imiti ngimukomeza amagufwa ngo amagufwa ye ntagakomeye. Ubwo niyo mpamvu rero nanibereye mu cyaro kwa mukuru wanjye ni mu Ruhango. Niho nanibereye. Baje kwimuka bavuye i Kigali? Hoya, mukuru wanjye wo mu cyaro nyina wabaga i Kigali ni mukuru wanjye wo kwa mama wacu. Nagaro tuvindimwe mu nda mama na papa, ari imfura kwa mama na papa yashakiye mu Ruhango. Ubwo rero kuko hari iwacu nyine nta niberaga nyine kwa mukuru wanjye ngo mu Ruhango niho narindi. Ubwo niho nyine nabuzaga umwana niho nibereye. Umwana ubameze ati ari gutanga ikihe cyizere ko wenda bitazamubaho? Umwana icyizere mfite gusa ati nindamuka mukurikiranye hakiri kare bashobora kuzakira. Icyizere mfite n'abaganga ko bambwiye ko umwana wanjye akiri muto bazamukurikirana bakamuvura agakura. Ngo bazamukurikirana amagufwa ye bayagorora ajya ku murongo neza. Agize imyaka 6? Oya, ni 5. Baravuze rero ngo bazamugorora akire nta kibazo. Urasabwa iki kugira ngo avurwe? Ikintu nsabwa ni ukumpa ubufasha, mukantera inkunga nkamujyana kwa muganga bakamugorora amaguru yiwe, bakamugorora undi umwana wanjye agakira. Kugenda aragenda ariko namwitayeho ngo mukurikirane yamera nkanjye, yaba mugufi kandi atakagombye kuba mugufi. Amagufwa ye bakayatunganya akajya mu mwanya wayo, kuko na ninjoro hari igihe byageraga wenda akarira kwa kundi umwana ngo aba arimo arakura, kugira ngo igufwa rikure rijya ku murongo neza rikajya mu mwanya utari uwayo. Rero abaganga bampaye icyizere cy'uko bazamugorora agakira. Kwa ko ngiye ababyeyi banjye banjyanye kumvuza ndi muto, narakuze mfite imyaka 8, ariko uriya mwana wanjye we bazamugorora neza, kandi urabona iterambere ryaraje. Kwangana hari icyo amaze gukiraho? Akira kandi nta kintu baramukoraho. Umwaka namazeyo abaganga bamwandikiraga imiti imukomeza amagufwa, ngo amagufwa ye ngo ntagakomeye. Niko bambwiraga. Ubu nubona ubushobozi uzajya kumuvuriza he? Ni Gatagara haraho najyaga n'ubundi mu majyepfo ari iwacu, hari kwa Filipo. Niho nzajya kumuvuriza kuko hari kwa Filipo barabona nanjye niho niburije. Ese ko jewe impamvu bitatunganye neza wenda nuko banjyanye nakuze amagufwa yanjye wenda yararengeranye mfite imyaka 8, ariko baracyari mutoya, abaganga bazamukurikirana akiri. Ubwo nanjye rero ubufasha nsaba ni kubona amafaranga nkamujyana nk'ubu ngubu. Ndashaka kuza namujyanyeyo nabwo baramwanze kuzana transferi yaho ndi nanone nsubireyo. Ubwo rero nanone nzabyirukankamo nabyo nshake transferi nsubireyo, ariko kandi niba mubaga nabwo hazaba ari ikibazo kwa nta mafaranga. Kandi abantu benshi barambwira ati kuba nanutse utakiri wa undi munini, ni ibibazo nagiye mpura nabyo. No kuri iki gihe umwana wanjye
nibyo mba nibaza kugira ngo azakire. Imana igushyigikire kandi iguhe abantu bazima bagufashe kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Mu bantu mwakinanye filime ya mbere Haranira Kubaho, ninde muntu mukiri inshuti cyane? Buriya Mukaruranga niwe nkunda. Waramusuye se? Agiye guterura ku kabebe? Nzajya kumusura. Mukaruranga nta kibazo. Nzovu ntago muherukana? Oya, Nzovu ntago duherukana. Metere Nzovu. Nzovu abantu benshi bari bajyaga bavuga ati nyamara ushobora gusanga hirya ya kamera Nzovu buri hari ukuntu na nyina wa Mbogo harimo akantu. Muri ko gutereta. Uranigeza gutereta aho koko nyiraho? Yanerese. Oya. Ubu iki yakabanga? Ni iby'imikino. Ntabwo banaguhamagaraga nijoro mwarangije nko gukina. Ibyo ntibyabura. Ntabwo byabura. Nyina Mbogo niwe turi kuganira, mwabyumvise ati filime nuko bimeze mu bya filime, impamvu atari kugaragaramo neza afite umwana rwaje, ariko nubundi umukeneye kumukinisha muri filime yawe wamubona cyane. Ubwo turaza kubaha nimero ye mushobora kumuhamagaraho. Ati je nazengurutse ndi gucuruza naye amafaranga menshi wafashe mu ntoki uyakuye mu bintu bya filime menshi? Ayo nafashe mu ntoki na yiriya filime nakinnye yitwa Haranira Kubaho, n'indi filime yitwa Zarazishya. Buriya boss wanjye njya mushimira cyane, niwe watumye menyekana. Buriya wanyise izina rya nyina wa Mbogo. Boss wanjye bakaba bamwita Habyarimana Charire, ni umubyeyi mwiza cyane, n'ubu ngubu niwe watumye menyekana. Na n'ubu kandi niwe utuma abantu bose bamenya. Niwe watumye menyekana. Nari nkubajije amafaranga wafashe menshi nangahe? Ni 80,000. Niwe wafashe menshi. Umuntu waguha amake? Amake yase? Make ni 15 gutyo, ni 5 gutyo. Ngubu se uracyabona izina ryawe hari icyo rikigufasha mu bijyanye n'imibereho y'i Kigali? Izina ryanjye niyo mpamvu nshimira boss wanjye Habyarimana Charire. N'ubu ngubu iyo hari igihe iryo zina ryanjye rya nyina wa Mbogo ngira gutya nk'umuntu akama nk'amafaranga nk'ibihumbi 10, ati ugende ureba abana. Hari ubwo urikodeshereza? Ndikodeshereza. Kwitunga mu mujyi wa Kigali? Nditunga kuko papa wabo ntabwo mbana nawe. Hari ikintu agufasha? Iyo wenda hari igihe njya kubona nkakama akanyuza nk'amafaranga nkishyura inzu, cyangwa se akanyureza nk'amafaranga nkishyurira umwana ishuri. Ntabwo ajya aza kubasura cyangwa mwe buvuga ati n'abana turaje tugusure? Ageza rimwe na rimwe akareba abana, kuko abana bose nabi. Ati nabi? Numva ku kantu usizemo. Ni nawe ubizi neza ko arabe kandi? Bizi neza kuko sibyo se? Kuko twabiganiriyeho ko yazi nuko mwabiganiriye tugomba kubyara undi akazaganiriza uriya wundi mukuru, kandi koko baranakundana baraganira. Igitekerezo mwahize cyaciyemo? Niyo mpamvu cyaciyemo, niyo mpamvu ko rero nta n'undi mwana ngomba kongera kubyara, ngomba kurekera abo ngabo. Ntabwo nzashobora barongera kukubwira ko mwabyara kandi? Oya, nta wundi nzongera kubyara. Wenda waramuhakaniye? Oya, nta wundi pe, nta wundi nawe narimubwiye ko nta wundi. Hari ubwo yuvuze ko nta wundi mwana uzabyara ushobora gufata umwanzuro ku munwa, ejo bundi byagera mu bikorwa bikanga. Wakoresheje ubuhe buryo? Uburyo ngiye nakoresheje ninjye ubuzi. Nibanga? Nibanga ninjye uri. Ariko tayari warabukoresheje? Narabukoresheje, ntabwo nzongera. Abantu bakuru baraza kubwuga. Kuko babiri nibo nzashobora kurera babashe no kwiga. None se ubu nyine wambonye umusore ugukunda ushaka kugushyira mu rugo cyangwa umugabo? Ushaka kunshyira mu rugo? Nta kibazo, ariko rero nubwo nanjye nibyo nshaka kukubwira. Ikibazo ahantu kiri nuko numva nta wundi mwana nshaka kongera kubyara, ari bariya babiri bonye. Kandi impamvu mbivuga gutyo, Imana yampaye abana babiri, kandi abo bana babiri nabo nabyaye njya mbishimira Imana ngo izabankurize
nabyaye abakobwa abo ntabyaye bazabambyarira sibyo kuko njyewe abo nibo nzabasha kurera bitewe n'ukuntu mu rugo bari bazi ko ntazanabyara ngo nta muntu mugufi ugomba ngo nta muntu mugufi ubyara niyo mpamvu rero mvuga ko Imana yampaye abana babiri izabanderere izabankurize abo ntabyaye bazababyara niyo mpamvu mvuga rero ko ari abo ngabo nta bandi. Ninde muntu ukumbuye ko mukinana mu bantu mwakinanye kera? Abo nkumbuye ko dukinana buriya na Seburikoko. Kanyombya muheruka gukinana? Ntabwo duheruka. Ati buriya nka Seburikoko turamutse twongeye gukina niye filime muri filime zikunzwe mu Rwanda ujye wumva wakifuza kuba waba uri mwe mu bakinnyi bayo? Filime ya Seburikoko burya arazi no gukina. Filime ya Seburikoko ni nziza cyane n'abantu kandi nora ni mama mbivuga gutyo abantu be babonye n'iriya filime za Seburikoko ariko nyinambo nguko we ngo nasekaganda urazi yitwaga Sekaganda nguko mwakinanaga nguko noneho ngo ko tagukize muri Seburikoko naronge nkabwa ni buri impamvu buriya nta rore arambonera ngo nkine ati buri munsi yamboneye rore azambwira kuko ntabwo umuntu bapfa kumushyiramo burya nta rore bamufitiye akinamo ntago ari gupfa kugushyiramo. Ati ntago ari gupfa kugushyiramo ariko nanone buriya nabitekerezaho neza yamboneye rero urazambwira gusa nanjye ndabyifuza ko nayikinamo. Ni byinshi cyane nyine mbogo mwamenye mwakunze muri filime zigiye zitandukanye nyarwanda. Ati umwanzuro wanjye nuko abana banjye ngiye kubarera mbakunde ubwo mbonye umuntu nyine nkunda ushaka ko tubana aho ni ikibazo ariko ntibigeze unsubiza. Impamvu ntagusubije nakubwiye ko ngiye nta wundi mwana nshaka kongera kubyara none uzabana n'umuntu utamubyarira bibaho? Birashoboka. Ntabwo byashoboka babana n'umuntu se mutabyarana. Nta bantu babuze umwana kandi bagakomeza gukundana. Ariko buriya njyewe ko ndi kumwe n'abana banjye buramba numva bimpaye amahoro. Kurenza umugabo waza wenda akanagutesha umutwe. Umugabo ashobora no kuza gutesha umutwe kandi ndi kuvuga ko nta wundi mwana nzongera kubyara bora nibereye kumwe n'abana banjye. Ushaka undi mugabo w'iki kandi umufite? Reka nta wundi nashaka. Umugabo warahari cyangwa yaragiye? Arahari nuko ntabwo aba ku Gisenyi ni wabo ariko yazanye undi mugore niyo yamuzana simbizi niyo yamuzana ko ngiye ntabwo nzongera kubyara. Nashyizeho akadomo. Nashyizeho akadomo rwose niyo yamuzana ngiye gusa niyo yamuzana undi mugore nta kibazo pe kuko njye wakomeza no kumukunda kuko njye nabimubwiye ko ngiye nta wundi mwana nshaka nashaka undi mugore azamushake njye ngomba kwirerera abana banjye babiri Imana yampaye Imana ikazabankuriza abo ntabyaye bazababyara njye nta kindi kibazo mfite. Reka ngushimire cyane ku mwanya waduhaye abantu bagushyigikire bagufasha ujye kuvuza umwana wawe abandi bafite amafilime abagiye batandukanye bari kureba ikiganiro baguhamagare baguha akazi dore uri mu mujyi wa Kigali akazi kawe no gukina filime abantu baguhamagare bagukoreshe mu mafilime kandi uzabakinira neza siko bimeze? Niko bimeze uzashaka kumamagara uzambonera rore azampamagara kuri nimero 078 13 058 7. Ubwo nambonera rore azampamagara nze nyine nta kibazo pe. Ngiye gukina ni ibintu byanjye nta kibazo. Kandi ni ibintu ukunda cyane reka nshimire nyina mbogo ku mwanya waduhaye kanshimire umuntu wese areba ikiganiro Jerry nawe ndagushimiye kutubera ku buhanga bw'amajwi n'amashusho Urugendo Online TV keep watching. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.